none se nase kumbwira ari ukwemera abatinganye no kwemera abahungu cyangwa abakobwa bikinisha wakemera do magaza ahangaha kugira ngo ngewe ndyamane n'umukobwa mugenzi wawe nakwikinana Imana kuri none se ubundi ugira ngo wenda sinzi uko babikora n'iki biba bitandukaniye ni umubebi nawe uri umubebi cyeka n'intoki z'abagabo oya uko biri kose wapi kuko ubucumuye oya none se ni ubumuga bugaragara cyo kuzara hari ababa ari birumira habiri bakora byose birashoboka nshobora gura n'umubebi nkamucangira nshobora gura n'umugabo nkamucangira gute ubundi ugera feelings ikindi kijama kigenzi cyawe oya aho ngo afite ubwanwa mufite staff zimeze kimwe uri gucumacuma oya ashobora kuba mukorera akamushimisha ibyo ngibyo nyine ntago mbitindaho arabona abantu baryamana bahuje ibitsina nta nubwo n'Imana ibyemera mbuze n'icyo ndenze gusa nawe Imana iyo ngingo wayisobanura ute Hello friend and family, ni Ange na Aisha. Don't forget subscribe, like and share and comment. Yeah. Kura kugaputa kumutuko. Twagiye mwakibaza ngo umunsi narutafitiye iki? Tafitiye iki papa? Ahubwo ni kuri za gahunda z'abantu baryamana bahuje ibitsina. Mwebwe murabyumva ute? Ubundi reka nkubwire, kamgiye mbande mubwire ukuntu nzumva. Nyine mbona abantu baryamana bahuje ibitsina. Nta nubwo n'Imana ibyemera mbuze n'icyo ndenze gusa nawe Imana iyo ngingo wayisobanura ute ntabwo Imana ibyemera kandi yaraturemye twese ariko Imana igira n'imbabazi none se ushatse kuvuga ko bari ababyigira barabyigira utese nta mwana wabivukana se oya ntabwo ashobora wenda ukuntu mbikeka nabitekereza ashobora kubiba bitewe na nyine n'ukuntu yakuze hari nk'abajama nyine akenshi bavuka baba nyine muri famiye y'abakobwa ugasanga n'abakobwa barindwi n'umujama ubwo nyine urumva nawe yitwara nk'abakobwa oya ariko aho ngaho tandukanya gukora ibibonano mpuzabitsina n'umuntu muhuje unatandukanye kwitwara nk'abahungu nshobora kwambara nk'abahungu nkavuga nkabo nkitwara nkabo style zanyu zose meze nk'umuhungu pe hari abantu benshi nanjye nshobora kuba wenda bimbaho ariko tandukanye oya sindi umutinganya ariko nshobora kuba mfite izindi style ukorana imibonano mpuzabitsina wenda nshobora no kuba mbaza ariko nayize ngo ushobora kubikora oya ntago mbikora ahubwo bari abana wenda nk'urwo rugero waruduhaye rw'abana barindwi umuhungu umwe mu bakobwa wenda ntago umuhungu udafitemo ako kantu kasuba kitarya nyibutsa k'ubukobwa oya kakanu ubwo ko ndakibagiwe baze kukatwibutsa ukavuga bakakwibutsa abafana nyine kaka subu ni ubumuga cyangwa se ubutinganye buriya twabwita ubumuga oya ntabwo twabwita ariko njye nanabwita n'ubumuga bwo mu mutwe kuko nabura ni ubumuga kuko oya mani banyihanganira abantu babikora batwihanganire munarebye neza biriya ntago ari sawa mani ugasanga wowe uri umujama gute ubundi ugera feelings ikindi kijama kigenzi cyawe oya aho ngo afite ubwanwa mufite staff zimeze kimwe uri gucumacuma oya ashobora kuba mukorera akamushimisha ibyo ngibyo nyine ntago mbitindaho aramukorera ntabwo iki umujama mugenzi wawe umukobwa mugenzi wawe gucumacuma ukishima acumacuma oya ntago yacumacuma nkishima ahubwo hari ukuntu ubuziranye n'abantu ni cuma hari ukuntu ubuziranye n'abantu wenda turi inshuti turararana cyane ibyo ngibyo bikunda kuboneka mu ma interna n'abantu benshi cyane abakobwa biga ku bigo abantu benshi cyane single nta kuntu wabikora ubona umujama ariko mu gihe ubona isura imwe naba baby bambara amajipo nawe urayambara ushobora wenda kugiriza feelings kwa ko twese dufite umubiri sibyo ako se kubyifuza uraje umbwire ngo abandi ashaka kuba yafata mushiki we ku ngufu ese wajya feelings umuntu muhuje gute ariko se uwo mushiki we si umukobwa kibazo nuko yamufata ari muri umuntu kuba oya nta kuntu wagira feelings umuntu muvandimwe wawe bivanga umbabare numvange mu mutwe uri gushaka kumbwira ngo uri gushaka gushyigikira njye abatinganye oya njye nabashyigikira kubera ko ushobora kugira muri umuntu wawe none se ugize muri umuntu wawe ari umurezi bien wamutererana cyangwa wamujyana inde namujugunye gute umuntu wanjye wo murezi bien namujugunye wamujugunye uziko abahombeye famiye ye ubwo akihombera agahombera igihugu none ushatse kuvuga ko babandi babikora
bitemewe mu gihugu cyane cyane wenda tuvuge hanze y'igihugu barabyemeye kubera ko nshobora kubona mugenzi wanjye nkishima sibyo ashobora kumfata neza kurusha uko umuhungu yamfata neza sibyo ibyo ngibyo bindi bakora simbizi cyane ko wenda ntaranabibona ariko bibaho kandi aba nishimiye sibyo sinzi baba muri kubitekereza inshijana wanabitekereza neza ariko Imana yararemye iri mu mugabo n'umugore yizi ko ibyo bintu byari ngombwa iri kurema abagabo babiri cyangwa abagore babiri uri kubyumva oya wibizanamo Bibiliya cyane oya rega mani ijambo ry'Imana riradukomeza tujye tunagendera ku ijambo ry'Imana mani reka mbabwire araho tuzarimbuka tubyita imikino ngo kuryoshya umubiri wawe ngo wajye ucumacumana n'umuntu muhuje ibitsina hari abantu babikora kubera akazi sibyo situbije hari abantu babikora kubera akazi hari n'abandi babikora kubera feelings nyine nshobora guhura n'umubebi akambwira ati ndawenda ndaguheza amafaranga ntabwo byambaye nta n'ibyo nteganya nta n'ibyo nifuza ndaguheza amafaranga angana gutya aguhindurira ubuzima nkukorera iziboro cyangwa wenda mukisinga n'ibintu nk'ibyo ngibyo we never know icyo cyose yagusaba ushaka wenda kugikora ku bw'amafaranga cyane cyane ko hano hari abantu batagira amafaranga bashaka kubaho neza bashaka kurya neza umuntu waborebye cya kiganiro nababwiye ku bintu by'abasirayi kwini nkabwa mukura amaboko mufuka mukore man niba ufite na business uri gutekereza yuko wabona amafaranga anyuze mu buryo bwo kuba wakoze ubusambanyi buhuje ibitsina bibiri bihuje mwese muri abakobwa gusa cyangwa muri abahungu gusa nuko ntago wari umushinga uwo mushinga uzaguhombera yego ndabizi ko ari abenshi bakiye byabakishije bigira umushinga tandukanya n'umuntu wavutse ntago urahura n'akana ugasanga akitwara nk'umukobwa kandi ari agahungu imyambarire imigendere yambara twadupanaro ariko atakora ibyo bintu man ibyo bintu ni akitwara gutya atabikora Imana yamurimbura reka birashoboka oya wizanamo umwise umwana uvuga umwana kuko nta musore ubigira kuze tuvuge yabiheretse byihorere nta mubyeyi urabona nubundi ari ibyo ngibyo ababyeyi bose bajya gusuzumisha abana babo baba baranabizanye muri gahunda z'ubuvuzi sibyo ujya gusuzumisha umwana wawe se n'umutinganyi w'umukobwa w'umugabo simbizi sibyo agende babimubwire hanyuma niba yumva ko umwana we yangiritse namujugunye sibyo ibyo ngibyo baba barabizanye mu mategeko y'u Rwanda ariko hari umuntu ubikora bimurimo yarabivukanye kandi nta n'ubundi buryo ushatse umugore cyangwa umugabo ufite ubwo bumuga ngiye kuri ngiye mwita ubumuga sibyo ubwo se ubundi washaka umugore ufite ubwo bumuga yaba yagushatse none se ni ubumuga bugaragara cyo kuzara hari ababa ari birumira habiri bakora byose birashoboka nshobora guhura n'umubebi nkamucangira nshobora guhura n'umugabo nkamucangira wese nibutse wa mugani bavuga ngo ubyaye ikibazo arakirigata ariko babyeyi ni mu misozi no mu mibaya uwanjye sintekereza ko yakora ibyo bintu ngo mwihanganire nashobora abaye ari umuhungu nkagaca abaye ari umukobwa nkamuzirika mu cyumba nkamufungirana kuko ibyo bintu ari n'abanye bari no gushaka uburenganzira ngo nyine babakire mu gihugu pe nyine babe proud y'ibintu bakora ngewe nabashyigikira kubera ko wa mukobwa nawe ushaka kubikora oya nabashyigikira kubera ko hari ababyeyi badukurikiye hari abakobwa hari abahungu hari n'abana batoya bafite ubushobozi bwo kuba bareba ibiganiro byacu ntago mbaciye intege kuba baravutse gutyo ntago nababwira ngo biyice inama abana bazakora ubutinganyi shitani ntago ujye mubwira niba waravutse gutyo komeza uko nguko none se uragenda niba njye ndi umutinganyi wenda ndi umurezi bien ndabyiyiziho nanjye kugukeka kuko ukuntu uri gushyigikira ibyo bintu oya ndabyiyiziho wenda navutse meze gutyo ntago njye mbifite ariko wenda niba naravutse meze gutyo nkakura meze gutyo sinjye kwica ni hahandi usanga ingo zigenda zisenyuka sibyo kubera ko nashakanye n'umuntu tudahuje ngewe nikundira ababebi wakunda njye nkunda ababebi kandi umubebi sibyo wakunda abantu wa muntu bahura akamuhereza feelings akamuryoshya koko akamushimira gatoya abantu badukurikiye wenda mbabarire nyine tuze niko ngiye mbyumva niturakaranye wowe ubikora ariko basi munsobanurire aho habora abamo feelings ku muntu muhuje umukobwa mugenzi wawe akamureba ukamushukurira ntabwo ibyo bintu bishoboka byaba none se ko ari kuba waravutse ntabwo ari tubwira muri comments ariko ntabwo umuntu avuka ashaka birabira yarabivukana ntabwo ari amahitamo yiwe none se niba koko abantu bo hanze babyemera baranabishizeho
imisemburo ni imisemburo nyine nasa afite imisemburo y'igikobwa areka nkubwire wapi ntago twese ntabwo urabona umubebi ateretse abandi ba baby kandi afite tanateye neza atari n'ababandi nyine atari n'ababandi biyerekana nyine avuga ati ngewe nteye nk'umugabo wenda nta kintu mfite nta mata mfite nta n'amabere mfite bimeze gutyo nyine iyi komeze ngahita nitwara nk'abagabo nambara inkweto z'abagabo nambara imyenda y'abagabo ntangire kwifata ariko mani kwambara bitandukanye no kugira nibyo nshaka gusobanura ushobora kubikora gutyo ari ya ntanda nyine ari ya effects zo gukurana n'abantu benshi mudahuje sibyo babasore ngiye nkakura ndi umukobwa umwe mu bahungu 8 cyangwa 5 sibyo ugasanga imyenda cyangwa n'ababyeyi bajya bagiramo uruhare ugasanga imyenda ngena yakagombye kungurira arangurira y'abasore yego nibwo bushobozi afite cyangwa nabyo abona ko bikubereye none nyine nibyo tandukanye hari n'uvuka uri muri amamaza igikorwa kibi ibyo bintu nanga ari byo kuzana ibintu ngo abantu murahura akusibwaga Imana yo yagira Imana iriha nago nge ndi kubyamamaza ndagira inama babandi ibagira inama ngagira inama abantu ndagira inama babandi babandi nagura muri ko ndagira inama babandi babivukanye ko nta mpamvu yo kwiheza niko bameze sibyo kandi bira bintu ntago ari byo guhindura niba waravutse kuriya wumva nyine ntanshobora kugira feelings akuzi ko njya kujya bira bintu bikore najya mu kimansera nkatuza nkicara hariya nabishoboye se kandi nshaka feelings cyane ko hanze byagezweho abantu basigaye Imana ni mugacumuzwa n'ubusa n'ukuri akantu oya ntago ari ugucumura kuko aba ari bwo ko yakuze arabyumva ariko rero wenda ariko n'abagarukire Imana nayo irabahemukira nayo yababirebye ibizi neza ko bazitwara kuri ubundi kuitabagiza abaho niwe tuvuge ngo kuri side y'abakobwa niba yarakubonaga Imana ibikuzi kuva kera tagatifu nkuko abakatolike babitubwira ntago tubizi kubera ko Imana ijya kurema yo kuvuga turiya n'umuhungu ura n'umukobwa ariko yajanyemo kakantu ka gatatu ko kwiyumvamo abakobwa twari n'abantu bafukana byose babifite se akavuka byose afite ariko byose ntago babikora ariko kugira ngo nkoreshe kimwe singo nyine wenda ngavuka mfite staff ebyiri urumva nkagira ikibazo cyo kuba wenda nyine ariko kimwe kiradomina babyikorera se nagerageza kujya nsange bagenzi banjye mani umuntu duhuje mani papa ntago byikorera nase wabibasha subizwe bakubwira ngo 90% kimwe kirakora ikindi ntago gikora niko barenca bivuga akoreka uzikore ubundi kamubwire abantu banabikora ubundi umuntu w'umugabo arifata akajya muri supermarket umumereze pampex ibura bingahe kuko bari abantu baba bibindika kwibindika ushobora gusanga uwo nguwa adakorerwa umuntu w'umukapo ufite imodoka nziza uwo nguwa mutandukanye agiye muri supermarket ari n'abateretwa sibyo oya tuvuga ko noneho we barabimukorera urukumva do haba harabaye gutya akajya Imana ireba guparika imodoka irenze ari ukicara ukavuga ati akagenda ubundi genda wake pampere bingahe wundi nakwepoza ni wa wundi ubikora akuze abikora ari akazi ariko wa wundi bivukanye nge ntago namuveba sibyo niko yakuze nyine akubundi gute umuntu avukana ibyo bintu arabivukana ntago bishoboka byashoboka avukanye gutariko ese umubyeyi wawe bwo yabona ko uvukanye ubwo buco bubi ntabwo kuremo nahita nkujyana kwiga mu kigo cy'abahungu mbonye uvutse ushaka kwigira sorira nyine uvutse uri umukobwa ushatse kwigira akabebi akajama nyine kajya gasaka guciringa nyine n'abandi babebi bagenzi babo n'ukuri nagushakira imiti none se anje uremera ko hari abavuka nta nicyo ni umuhungu wenda akunda abakobwa sibyo ariko nta kintu yabasha bo urabyemera ko bavuka iyo ndwara iravurwa ushatse kuvuga bya bindi ngo arya ni uburemba iyo ndwara iravurwa ivurwa yego ko niba usenze Imana iragukira ariko reka nkubwire ntago mani ibyo bintu ari sawa ntago mwegame muri kwicukurira imfu banyihanganiye nge ntago numvikana n'abantu bakora ibintu by'ubutinganye kuko uzi kujyana ikirego kuri ribu nge nanakijyana ukumva hari umupepe nzi ngiye barugiye gufata ku ngufu umukobwa mugenzi we bakubitanye mu gakorodoro ubwo icyo kirego wakijyana uvuga ute yose nyine wavuga nabe nyine ngabyibaza rero abantu bicike ngo bamviyoye ngo mugenzi wanjye yamviyoye
ubwo bafata kwa kubore nyine iyo bagufasha ku ngufu ngo hari ibintu kwa muganga bafata ngo nyuma ubwo se bagiye gufata ibiki none se yafata iki nyine kandi ari umukobwa babikora gutembwira ko bashyigikira nkaho bizi ngenda bashyigikira ko hari abavutse baburwaye ubwo burwayi ntago iyo ariko ababyigize wenda nawe uwo muco ntago ari mwiza urukumva ntabwo mbona ubereye nyine abanyarwanda n'abanyarwandakazi njye simbishyigikira pe umunyarwanda kuko muzima ufite umuco aga ibyo bintu mubyumva gute ubundi mwebwe ariko ngewe noneho ama interna reka mvuge ku ma interna niyo bitera sibyo ahenshi niho biva kubera ko usanga wenda bino bigo bya single byororamo abantu uwo muco wenda yabuze umutipe umukorera yabuze umutipe umushimisha yarashukuye koko rero gushukura amezi 3 yose tumara muri interna igihembwe kimwe nyine byaranze kwifata bebe akamukorera da ariko reka nkubwire burya nta kigo cyaburamo umuhungu uko byagenda kose yego umva nkubwire none se nkubwire ari ukwemera abatinganye no kwemera abahungu cyangwa abakobwa bikinisha wakemera magaza ahangaha kugira ngo ngewe ndyamane n'umukobwa mugenzi wawe nakwikinana imana yakwiye none se ubundi ugira ngo wenda sinzi uko babikora n'iki biba bitandukaniye ni umubebi nawe uri umubebi cyeka n'ufite intoki z'abagabo oya uko biri kose wapi kuko ubucumuye kabiri naho nawe wicumuriye wowe ubwawe ariko iyo ugiye kubikora rero mu mwese bamucumuye mani mwa muri kurushye ubuzwa bamuri gusubiza Yesu ku musaraba ariko none se Angelica washatse ko ibintu byose tubishyira muri Bibiliya ushatse ubonye umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa yitwara mu buryo butandukanye buropoze n'ubwo agomba kwitwaramo wamusengera wamujugunya kandi turabizi mu rusengero badutoza kugira neza gusengerana n'ibiki wamusengera ese umusengeye ugasanga ntibikunzera wamujugunya oya no reka nkubwire ushaka asibundi ko nakinanira ibintu byose babizanye muri Bibiliya reka nkubaze nanjye ndagusubije nakinanira amasengesho nahatana none se ushatse kumbwira ko ibintu byose wasengeye abibonye ibintu byose wasengeye ntabwo igihe cyo cyakagera rega kuba utarasubizwa ntabwo bivuze ko none muri cyagiye Imana itaradusubiza kuri uwo mwana muri cyagiye Imana itaradusubiza waba umujugunye ndamuzikira cyangwa niba ari umuhungu nyimuzirikike umubwiye ati niyongera nukuri namuzirikira mu nzu Imana oya ngerago namuzirika ahubwo hari n'igihe usanga ikibazo cya mentally uko batekereza sibyo wenda bishobora kuba byarangiritse uko cyane ababyeyi twese ntago baturera kimwe sibyo ashobora kukurera mu buryo bwo wakifuza gukora ibyo bintu ashobora no kukurera muri bwa buryo utabikora reka tubare babana bakanirwa cyane mu rugo sibyo arakaniwe guhera avuka ajyanwa gusenga ajyanwa ku ishuri ajyanwa ahantu hose akeneye kujya none yanageze imyaka 20 yajyana no kuri 23 ngo kudashaka uramukura cyekani bari umukozi ariko abana b'umugagara Imana babakoresha social media n'byatari social media ugiye kugaruramo bya indi bya online love azakora online bazahurira he bamujyanye muri singo sibyo cyangwa ubwo ni seminari oya ariko reka nkubwire n'ababyeyi barabizi ko hari ibintu umubiri uba ugusabwa urumva nago wabingagari ku rwego rw'uko urumva nyine uzafata umwana ukamukontrola kuva ku myaka kiri uruhinja kugeza agejeje imyaka 20 n'ingahe oya hari ababikora none se nk'ababana basohoka bagadinzwe sibyo aragadinzwe ntago ari buhure n'umukobwa wenda ashobora kuba yarahuye n'umukobwa baturanye nabwo bahuriye he mu rusengero ntibazateretana bashobora no guteretana ugasanga nta kintu bakoze bya bindi byose yifuza ababyeyi biye bamwifuriza cyangwa baba bashaka ko asurwa n'abakobwa gusa ngewe mama wanjye yemera ko Angel ari wenyine unsura ntago yemerera Fabrice ntago yemerera David ntago yemerera abantu bose ngo bansure nzakura hese ibyo bintu ushobora gusanga za feelings ko ari dokimuvanze urumva oya ntago nzivanze ushobora gusanga za feelings zije zikaza ndi kumwe wenda na Ange cyangwa se Clarissa cyangwa Claudine cyangwa Vanessa zikaza nawe afite uyo myumvire tuzabikora kubera ko ngiye narimbikeneye mu mubiri sibyo kuko abantu benshi bose ntago bifuza sex kugira ngo bumve ko bakuze cyangwa se ntago feelings zabo zibajyana kuri sex hari ibindi abakeneye wenda tundi twose tumuzamurira feelings tumumwereka ko ari umukobwa cyangwa umuhungu sibyo niba mpuye n'uwa Vanessa abishaka
cyangwa se we yarakuze atyo afite bwa burwayi yakuranye yavukanye bwo kuba ari umutinganyi sibyo sinzi niba ari abatinganyi sinzi niba ari iki ariko babandi basamana bahuje ibitsina azabinkorera ngewe nishime kubera ko ngewe nibyo nari nkeneye sibyo ntago azabikora ntago nzabikora ko mfite bwa burwayi kandi nabyo bizahinduka wa undi nasohoka cyangwa nanjye nkageraho nkasohoka bazanyemerera kubikora sibyo ariko utavuze ngo ni bwa burwayi nahita mujugunya mama nge yari umwana wanjye nahura nawe nkamujugunya n'iki kandi ibyo bintu twese turabyifuza tufite umubiri turabyifuza mu buzima rero ndagira ngo mbwira ababyeyi hari igihe cyane cyane nawe kankushyire mu babyeyi hari igihe ushaka gusanga umwana wawe umufata gutya sibyo hari igihe ushaka gusanga umwana wawe umufata gutya wamufatira muri iyo dega ukumva ko ibikuba byacitse kandi wa mwana ibyo ari byo byose yahinduka sibyo ntabwo yabivukanye urabizi ko neza yakuze akunda kureba amafoto y'abahungu wenda sibyo n'uwo mu baby afite izo feelings ariko ababyeyi nabo bahindure bya bitekerezo by'abana gufukanira abana byica abana mu mutwe kubajyana muri singo cyane birabica n'andi uzasanga n'umuhungu uvuze ngo ababyeyi bajyana abana ni uvuga ngo ibigo byasingura mu bigo oya ntago mbikuyeho ariko umwana niba yiga singo murekana anahure n'abahungu nabyo binamotiva abana kuba bakora ubutinganyi birabamotiva nyine ni abana basaza biwe ngo amenye ngo imitima iratera urabona ijipo nabibona rero azifuza za feelings ahure na babandi wundi wambara ijipo nahura na wundi kandi yarabivukanye bazabikora kandi bitamurimo sibyo we yabishakaga at that moment ariko we uwo mutima wo kuwumutinganya atawufite sibyo yamukemuriye muri make yamukoreye kandi gusa nyine okay mva wenda twabyumvishije ukuntu we yabivuzeho nanjye ukuntu nabyumvaga gusa siko nago ariko nyine by'indani ariko mbitekereza mu mbabari wowe nakomerekeje urumva baho mu buzima bwawe mu buzima wishimiye niba ari bwo buzima bubamo wumva bugushimishije komereza aho ngaho niba ari bwo buzima bukwinjiriza hatana winjize rwose ariko nyine nge ntago ariko mbitekereza gusa mu mbabare niba nagukomerekeje abantu bose wenda hari aho navuze nabi kandi atari ko ntekereza cyangwa se n'iki ndagira ngo mbwire abantu bose babivukanye cyangwa se banabikora bibatunguye cyangwa se bitanabatunguye ko ntago ngende kuri kote negatifu yabo ndabumva cyane ni umurimo cyangwa se ni imico cyangwa se ni bibarimo ni feelings zabo ibyo ni ibyanyu niba bikwinjiriza biguha amahoro ntago ngende ujye mu buzima bwawe icyo twashakaga ni ukubwira abandi bafite that minds kumva ko umwana wawe yavutse afite ubwo bumuga cyangwa se afite iyo mico ukumva ko yarangiye kumva wamujugunya kumva nyine ibintu byose wabimukorera bibi kumva ko waciye nk'amabere sibyo reka umwana wawe abeho neza ikindi kandi batoze kubona imico yindi so naho ngaho twari dusoreje ikiganiro cyacu turabakunda cyane ikindi kandi Umurama TV don't forget subscribe share like and comment we love you so much.